Iyi application iyi ngiyi ureba ifite amabanga menshi utari uzi, ku buryo ifite ahantu wahisha video zawe, amafoto yawe, audio zawe, ku buryo nta n'undi muntu waza, zifite code ku buryo utazifotora ngo bikunde, ntiwazikoraho screenshot ngo bikunde. Reka nze nkwereka ku kantu ntakahe, aho ni ahantu ushobora kuba washyira video zawe, audio zawe, amafoto yawe udashaka ko abandi bantu babona, nta muntu wajyaho ngo ayibone n'umwe, uretse wowe washyizemo password yawe yihariye. Aho ngaho hajyamo password yawe ku giti cyayo, nta n'undi muntu washyiramo password yawe nisanzwe ukoresha yewe muri telefone ntiwashyiramo ngo bikunde. Turaza tuhakande, ubundi dutegerezeho gato ibanze ifunguke. Uretse nkwereke aha hantu ubona hano hari akagufuri, aha ngaha rwose nta n'undi muntu ukihinjira, niwe wemerewe gukora screenshot, niwe wemerewe kurikodinga. N'ibyo uri kodinze uri muri gukora video bihita biba umukara, ntibijya bigaragara. Aha ni ahantu ushobora kuba washyira video zawe, audio zawe, amafoto yawe udashaka abandi bantu babona. Wowe kugira ngo nimba ari ubwa mbere utari wayahafungura, ucyafungura ahita bakubwira gushyiramo password. Inshuro ya mbere uhita uyishyiramo, n'ubwa kabiri ongera uyishyiremo, nurangiza ujye muri video zawe, ujye audio, amafoto, ujye uzikandaho, ubundi wimure. Ndaje mbikwereka uko uzajya ugenda ukazimura, ukabyimura neza, ukayashyira muri aka kumba ubona handitse safe folders. Aka ngaka rwose nta kantu kadasanzwe cyane, nimba ari ubwa mbere ukabonye rwose ndizera ko kazagufasha kuba wahisha video zawe, amafoto yawe, audio zawe. Ubu nimba ubona ino video igushimishije uze gukanda like na mugenzi wawe mugireho, uze gukora share nimba ubishaka rwose, uze kubikora uko ubishaka. Ujye muri comment nimba ubona video igushimishije ushyiremo udukutima, uraba ukoze cyane. Turaza tujye muri audio zacu zawe, uraza uyikandaho gutya. Wenda reka tugire iyi ngiyi, ino ndirimbo yanditseho naruguyemo, aba rero dukandaho. Uraza uyikandaho bisanzwe nyine nk'ugiye kuyitsiba. Reka tugire wenda nk'indirimbo 3, niyo uyikandaho gutya, nurangiza ukande hano kuri buno budomo 3. Ubu ngubu niturangiza tubukandeho, urahita uza wandika hano handitse move to safe folder. Ahangaha niho urahita ukanda, ubundi ukimura video zawe. Turakanda, ubundi utegerezeho gato. Ukimara gushyiramo audio zawe uri kubona ko bisiba umukara, kubera ndi kurikodinga ntabwo burimo kugaragara. Muri kubona ko ndi kurikodinga nkoresheje application ya Xrecord, niyo mpamvu nyihimurira audio bise byanga bikaba umukara. Ntabwo wabikodinga ngo bizakunde, hariya bari ahantu hihariwe. Ukimara gushyiramo video zawe cyangwa audio zawe cyangwa amafoto yawe, ukayashyira muri kariya kaboro nakwetse k'akagufuri, tayari amafoto yawe nta muntu uzayabona, audio zawe nta muntu uzazibona, video zawe nta muntu uzazibona, uretse password yawe yihariye uba warashyizemo. Wowe uzajya ugenda uzikandeho, ugenda ukane kwa turiya tudomo 3, ubundi ujye uhita ukanda handitse move to safe folder. Yewe na video niko uzajya ubikora, uzajya ugenda ukandeho kuri video, numara kuzikandaho ugenda ukane kwa buriya budomo 3, ubundi uhita umanuka bakore kanditse move to safe folder, ubundi ujye uhita uhakanda. Ukimara kuhakanda izo video zose uhita zijyana muri ka kumba kabikihariye k'amabanga, uri kubona ko ari nabwo bise umukara. Zacu ziri kugera, turaguma dutegerezeho gato zibanze zishyikeyo, ubundi noneho njye kukwereka cya cyumba cyacu video zava yute, cyangwa ese wazitsibirayo, amafoto yacu yava yute, audio zacu twasizeho zava yute. Dore ko nta n'undi muntu uretse wowe wazishyize wapfa kugera kubivumbura ko hariyo video, kuko ahita aza agashakira hano mu mavideo cyangwa akajya muri audio nimba hari ibintu ashaka kugukuraho akaba ari habikura. Tuhita dukupa, ubundi tujye muri cya cyumba cyacu iki ngiki. Za video zacu dore n'ahangaha zajyaga, uri kuhabona n'undi kwanditse safe folder.
ahangaha niho video zacu, amafoto yacu, audio zacu dushaka ko abantu batazajya babona niho ziri. Turaza tuhakande, ukimara kuhakanda niho bihita biba umukara kuko niba byemerewe kwa recordingira amashusho. Reka turebe uko twahakora video zacu ndetse na audio zacu n'amafoto twahasize, turebe ko twabihakura. Utafungura urahita ushyiramo password yawe cyangwa ushyiremo iyo ushaka, kuko ibitandukanye niyo usanzwe ukoresha. Ubwo umuntu asanzwe azi ya password ya mbere, iyi ngiyi ntago yaba yizi kuko ni wowe wenyine uyizi, wowe wayishyiriyemo ku giti cyawe. Ubundi dutegereze bifunguke turebe ko video zacu, audio zacu, amafoto yacu twahasize ko yahageze. Wowe cyo ngushishikariza no gukanda subscribe kuri Jean Paul TV Show, ubundi ukajya ubona ibintu birenze. Za video zacu, ya mafoto yacu, uri kubona ko yageze muri cya cyumba cyacu. Ahangaha niho ushobora ko wabihisha ntihagire umuntu ukubona. Dore aya ni amafoto yacu twagize, aya ni za video zacu. Reka turebe ko na za audio zacu zahageze, tuzamure turebe ko na za audio zacu zahageze. Uri kubona ko na audio zacu zahageze. Ubu tiyara ahangaha nta muntu wazibona uretse wowe wenyine washyizemo password yawe ku giti cyawe. Niwe muntu wabuzibona kuko ari wowe washyizemo password yawe, kandi ibitandukanye niyo usanzwe ukoresha muri telefoni yawe. Icyiza cyayo finga nigikoraho, ibyo nibyo byiza byayo. Ubu buryo nimba bugufashije, please ntugende udakanze like, ugiye muri comment. Nimba ubona ino video igukoze ku mutima, ushyiremo udutima rwose, urabukoze cyane. Ngiye kugizaga iki kiganiro ni Jean Paul TV Show. Bye bye, tuzahore muri video itaha.